nakubonye bagusohokanye numva neza n'iki nenda kuzasara bura baby urukundo ngukunda buri ngiye kuzakugabira ino dige reba no mazi tugiye kuzajya twogamo bura baby urebye urukundo ngukunda no kujya wemere ko nagukunda wakina n'iki bura reba ndabura baby ngiye kuzakugabira bura bwawe bwose Salama bijou. Twari tukuranye ntabwo twakuranye nasikara mu kigo cy'amazi tuzi shamine n'igi iri steka gusa kandi njye bijou se ngiye kubona igi ya danda cyane nyereka reka mwereke no kwifoto kandi ko nari Miss Stenta ambaye imyenda y'umweru agira amafaranga tuzamukurase imva ko ndumva ari ibikazi Sama, iminsi myinshi tutabona na bro. tubaze igihe tutabona nurabizi Ariko se ubahe? njyewe mani kabisi baranwaye tu Washa. Nyine urebye nanjye. Maze iminsi yuji nyine aho biti Makerere urahazi? oya ntago napfa kwamenya bro please Kubera iki mudatembera mani? urumva napfa kwamenya ko Meni nje maze iminsi Makerere. njyewe urabona ukuntu mba meze umunyacyaro wawe gusa ariko uri kubyanga Umva nkubwire. Ubu ndimo ndasunika amashuri. Nabonye buruse yo kujya hanze. yego Gusa uramutse ubonye nayizanye. Buruse yo hanze. mfite icyaha cyitwa Ya, urumva kiba kiri kugenda n'ikindi bita bijou ntabwo kwitamo pasi ntabwo kwitamo pasi ntabwo meruka ibyana bitewe nuko mane ku ishuri mba ndi muri zaga. urumva ko unagira ute natakara Ya masomo yanjye. nakuzi kumada kera wari uyigiye wakira Je nari iki nuko ishuri ryamfashe mane. None se mane. Kabisa nje ndi mutu byose ari munana. uri mu maburutu Je ndi mu maburutu ariko meri ntago abikunda mane. Ya, ewa tugende se. twagiye kureba ibyo byaha Nta birenze mane. Imodoka nibyo ndimo nyine bitewe nuko business bagiye kumpa. Isaba imodoka meri. kamanze mvugishe wa umusista wanjye umva bari n'ahantu ku mazi rero numva ko ari Halo Mimi nagushakaga nyine kandi uzuri kumwe na wamwe na Bibi nsanga ku mazi vava n'inkondo muraza rasa sawa nta kibazo sawa mubanguze kuko tubategere sawa nsanga ndi ku mazi yandi byuzi nyine duhurire kumwe na Bibi sawa tugendere Bariya mane. bari urabona abantu icyo babaye Meze neza. eze neza Iminsi myinshi. cyane Nari ngukumbuye. nanjye nari ngukumbuye Yego. Bakeye. cyane Sha please mbashe kuba nakuvugisha no kugira ngo mbabarire mushimire. Wambaye kinini. Gusa nyine ndabona ikeye. Ariko umbabarire noneho. Sibyo? Uyu munsi nge ndumva ari nka surprise. kumeruka se ujya kwiga hanze ku mashuri diplome yarayibonye Sha diplome narayizanye pe. Diplome narayizanye ubiri mu rugo. Nashoje amahoro. Sha ndakomeye. Ariko iminsi yo ku ishuri ni imitindi. Sha sinzi rwo ariko mba numva nongera nkaguhobera sinzi. Bijou. Uri mwiza cyane. cyane Umva se. Bijou. Mbabarira nzagende nkwereke mu rugo. tuzagende
ku cyumweru nituva mu mpeshyi ariko sinzi ukuntu numva ameze sesheri uko wagize ikirara uya yego ku bino bigofero se uba wabijyanye ingofero niyo yangize umurara yego ntacyo nanjye mba ndi kunyogosha ariko nta kibazo ari ikirara ngo okay this sorry gusa nyine nubwo naba ntambaye ingofero nta cyamuza kukubwira ko mukunda ndagukunda cyane kuva na kera nari ngukumbuye nabonye wajya mu muzungu wamubonye kumenya okay urabona nabo bari mu byabo bari mu wundi buriya mani njye mba naje hano gutembera n'iki hano mfite icyana muri ako nyine gikunda kuza nyine kimeze nyine kije muri pisine wakinwe n'iki wakinwe rero mbabwira hari abadaga nabonye urumva bari baje hano kuri pisine baje nyine kuganira n'iki sha nyine tu icyo ibyo bidaza mbonye nyine numva ndabikunze ahubwo icyo kidaza n'iki tugiye nyine cyangwa birya gatwaje wese wakinwe ako se warunuwe buri subiza ko nyama afite imiraho si yatangiye buno we n'iki tugiye gutanga n'ishema wakinwe nibatoneke no gucunda by'ingona wakinwe nibazorongote bari ahubwo ndi kubona ari n'ibyana byiza wakinwe yoji meze gute papa fresh muri kumwe n'ibyana bimeze neza mba nta musakaje wanjye cyane ni cyawe uyu mwana ni uwanjye gusohokana n'iki twari ni ya mbere shuwasi ubwo nyine kadage yihoreye ngira kubeshya ngo ni umudiaspora amafaranga we amafaranga atumye bagutwara kuva na kare kose uba wambwiye amafaranga nkayazana wowe urareba ngo barantwara mwana hejuru yawe wabonye icyo amafaranga akora ariko kankwereke cyangwa bikunde amafaranga ni ngombwa ngo nyahige nyazana byatewe kuwa gatandatu mu gitondo njyewe wumva nkubwire ceceka wumve wowe wamugiga nanjye ko amafaranga njye uyafite amafaranga ntabwo urabe ukuntu ukunda muri ngiye kuzakugabira ino dige reba no mazi tugiye kuzajya twogamo urabe urebye urukundo ngukunda no kujya wemere kubona nagukunda wakinwe n'iki uriya reba ngiye kuzakugabira nzakugabira burabwari rwose ukunda gukunda